ariko bakunda amatiku. Oya ntabwo abanyarwanda bakunda amatiku, ahubwo niyo aba content creator bafite niyahari. Bagiye muri YouTube barashaka bati akundi nirihe jambo rishakishwa mu Rwanda. Basanze akanyabuga bari jambo seriye. Ese ubundi mu public figure agira privacy? Yes. Kandi ryo kuko ubuzima bayemo buracuruza. None se ko ribiri kutubuza ko tuvuga kuri bwa buzima bwite bwa muntu biragenda bite kandi nose biratuma tudakora content rero. Bantu ba star bacu mwumve. Inshuti zanyu ziduha makuru ngo tuyavuge kugira ngo zitwereke ko muziranye. Urayifite kandi ufite fact. Ariko muri butangaze ntago buri buze kuza kwica akazi kacu cyane. Ariko nanone habamo na munyangira aho nari kwagera. Sha Bruce Melodie ni ikirara. Iyo bond ari kubaka mu content creators izagorana n'abandi kuyibona. Tuvuge ko Fatakumavuta biriya byaharegwa n'ibiramuka bimuhamye byose. Reka ne kumucira urubanza na Nyagasani ashaka no kumworohereza arasohoka. Ntibyamukoma nkuko ari mu kazi ke. Ngewe yego rwose munsanzemo urumogi. Ndabyemera. Ariko sinarumwereye Nyarugenge. Tugaruke kuri Fatakumavuta. Bwana Fatakumavuta, woza nyongingo warumwereye gusa ikindi kintu ngewe naje kumenya nuko hano kuri iyi mihanda ndetse na hano mu Rwanda hari abantu benshi banywa urumogi. Noneho ngo bamusanzemo 250 nakangera. Ese kaba ari urumogi rugenda ubwo yavutse ari nibyo baduha bwisanzure turavuga, ariko nanone hari aho bigera ukamenyera. Mwanjye urugero bimbayeho yamvuganiye kumwihakana automatically tukazahurira muri financial capacity. Nka The Ben yaguze view comment biri serious. Ni umbwiye gute ko indirimbo igize views miliyoni mu munsi ndi kujya kuri YouTube ntibayirinde commenting question mark. None se Melodie nawe yaguze views? Yego. Wabihagararaho? Nabihagararaho. Oh yes. Yaziguze mu Gatenga. Banzi bacu, you have to impress people, you have to impress your fans. Maronda muvuga. Niwe bamutumye. Yego. Ati mani muze yamagaye njuga bwa mbere. Ati njuga dushaka abantu 300 bajya muri video. Si ikintu yabahenze. Inzoga bro. Ntabwo bishoboka. None ikindi cyabababaje. Kumve abantu bacu, abahanzi bacu. Hari ikintu bita credit. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe hirya no hino ku isi ukurikirana ibiganiro bya Leya Entertainment by'umwihariko wamaze gukora subscribe. Ndabashimira kuba tumaze kujya ku 600 gutangira kuri 0 kugera kuri 600. Urumva ko umusanzu ukomeye cyane n'ukubaka umuryango munini kandi twifuza ko tuzubaka umuryango mwiza kandi ufite ireme, ufite ikizaniye abanyarwanda, ufite ikizaniye abandi bantu bose bakurikirana showbiz nyarwanda. Nge nitwa Leandre ni umugabo cyangwa se unyite Nohet. Aho uri hose ndagushimira by'umwihariko. Uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku myidagaduro cyane kuko ni nabyo byatuzanye hano, ariko mu by'ukuri tugamije kubaka. Nababwiye ko hano nta matika azahavugirwa, nta bintu bigamije gusenya bizahavugirwa, ahubwo tuzareba bya bibazo dufite muri showbiz cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi birakemuka biciye mu biganiro twese dukora. Uyu munsi rero nakiriye Alberthe, numwe mu banyamakuru bakora cyangwa se bamaze nabigiye mu itangazamakuru, aba myidagaduro n'ubundi ya buri munsi tubana imyereka bita imihanda. Ni imihanda. Afite uyu munsi channel yitwa Today TV. Today Times, sorry. Mushaka kujyaho mugabo hita mukora subscribe kugira ngo nawe mumushyikire kugira ngo tange ibiganiro biri positive twubake umuryango nyarwanda. Ariko ngiye none uyu munsi ntabwo nje mu matiku, ariko nje kugira ngo turebe ibibazo byacu dufite uyu munsi birakemuka bite, ni bande bashinzwe kubikemura, ese turahomba iki mu gihe tutabaye creative muri showbiz yacu. Ikaze kuri it's been a long time kabisa. Meze neza. Yibuka duhera ku musambu. Uyu mugabo mbere yuko dutangira ikiganiro reka mubashimire kuko numwe mu bagabo bamfashije. Ndabyibuka ko kamera ya mbere nakoresheje yari iye. Arambwira ati ngwino tujye imihanda tujye gukora. Ndagushimira ko warabikoze. Yabonye na posting ndabati uzaze dukore kandi nta kiguzi yansabye, ahubwo twakoze kivandimwe. Record. Hari abantu buriya ntekereza ko mu gihe cya vuba hari abantu bagomba kuzashimira
ariko impamvu ndi kubaka iyi platform no kugira ngo nyine nzabone uburyo mbwira abantu benshi cyane bashimira abantu b'ingenzi mwakiriye muri uyu mwuga w'itangazamakuru nawe urimo n'ahangaha turi gukorera n'abandi benshi nari nkomoje kuri showbiz tugiye n'ubundi kuganiraho uri umunyamakuru urabibona buri munsi ubona nyine ibintu biri kubamo reka mpere ku masaga yose agiye aba nk'umunyamakuru yakwigishije iki cyangwa se yatumye utekereza iki ku mwuga ukora ariko reka nkubwire no news in good news no news in good news yes ariko nibyo urumva niga itangazamakuru baduhaye assignment baratubwira ngo hano hari ishuri ryatashywe hariya hari ishuri ryatwawe n'umuyaga inkuru iri hehe ni ryatwawe n'umuyaga ubundi inkuru iba ryari twavuga inkuru iba ryari inkuru ni ikintu cyabaye kidasanzwe yego ku muntu usanzwe yego kidasanzwe nyine ku muntu usanzwe yego cyangwa se umuntu usanzwe wakoze ibidasanzwe ubundi inkuru ni iki cyabaye cyabereye hehe igihe cyabaye ryari cyakozwe nawe ubundi babyita 5Ws yes nibyo yego so bivuze ngo rero iyo niyo nkuru nibyo ari nkubaje rero ubu ngubu imihanda yahiye muri mukanya ndi kumwe n'abanyamakuru bamwe bo kuri iyi mihanda bafite na chaîne zikomeye barambwira ati ubu twabuze icyo tuvuga yes ubu nonaha bamwe mu banyamakuru bamaze gusibirwa ibiganiro bategetswe gusibirwa ibiganiro kubera iki kubera ko ababireberera basanze bitagomba kuba muri sosiyete cyangwa se bitagomba guca mu Rwanda kubera ko hari ibyo bitujuje yego mu buryo bwari hari content usanga ntacyo zubaka ese urugero ntabwo ndi kwibasira cyane ariko ndavuga content abantu barete babyumva umbajije ngo ijoro ry'ubuku ukuntu ryagenze ndakubwiye ngo umugabo yarananiwe ntiyarashoboye ngo byagenze iyo ni nabwiye umuntu ndamubwira ati niba muri mu cyumba cy'inkuta enye ibintu biri mwaho ngaho hagati aho ni ibintu bigomba kuguma Nyarugenge n'inkuta ziravuga yego iyi showbiz noneho sasa izo nkundura zose urazibona ute izi nkundura mbona ahantu bigaragara aho bigana inzego zibifitiye ububasha harimo RIB harimo RMC harimo RGB na Erijira y'abanyamakuru yego ni ugufata abanyamakuru ikabigisha muri ariko hari ikintu cyane nakunze cyari cyarakosoye muri RMC iyo wajyaga kwaka press card ira karite y'itangazamakuru accreditation noneho barakubwira ngo wazanaga ibisabwa diplome CV recommandation y'itangazamakuru ukora n'ibiki ariko bakakubwira ngo hano hari module ugomba gukavaringa harimo uburyo buzakora content ya social media n'ibiki byose byari but it is not enough hari ukuntu kuko nk'abantu bamaze igihe mu itangazamakuru baragenda bishyira amafaranga bakarenovera gusa kurenovera yakarita bakayakarita gusa ukagenda ariko ntabwo bakubasubira inyuma akavuga ati noneho twara updatinze ibi nibi ugomba gukurikira izi modeli ese wa muntu ufite yakarita arimo arayikoresha mu buryo bukwiye cyangwa se ibyo ari gukora biri mu murongo ntabwo ndi umuvugizi wa RMC ariko navuga ibyo twagiye duhura nabonye cyo ikindi mu Rwanda ese tugira kuvuga ngo uri social media influencer it's fine ka ese ubundi YouTube iba igitangazamakuru ryari ni ukuvuga ngo hari website zizandika igitangazamakuru radio station cyangwa se TV station ubwo niyo YouTube iba igitangazamakuru yego nuyikora akaba ari umunyamakuru naho mu gitondo Leandre channel ye abyutse yikorera channel agiye gutanga dufite iyo freedom of expression iyo gutanga ibitekerezo Leandre ni wakoze channel icyo gihe abaye mu content creator hari akantu nabonye hari bitwa ngo 50 ideas YouTube ideas no kuvuga ngo ni ibitekerezo 50 bakusanyije byavamo content kuri YouTube harimo izi zo gukora trendy mu makuru nyine y'abastar n'ibiki ukabugiraho ukabavugaho kandi mu Rwanda sinzi
hari akantu nabonye kuri TikTok ngo ibihugu muri Afurika bitagira content n'u Rwanda ariko mureke nanjye kuri iyo side reka ngaruke kuri creation ya content mu Rwanda. Ntabwo uyu munsi reka mbyita ubuyobozi cyangwa se abishinzwe borohereza aba content creators. Ndagukubwira ni ukuvuga ngo urahura na gitifu w'akagari ahita hati muzimye ibyo bikabera byawe ngo kwaza muri bande agutuke. Ibyo bibaho urumva nujya gushutingira ahantu wenda n'urugero ahantu runaka ngo yishyura. Okay, ni byiza ko ushaka kwishyura ariko nanone leta niyorohereze aba content creators nabo ariko babe creative kuko nka content zo mu Rwanda rwose nakubeshye ntabwo ndaba convert nazo apari yo kuvuga ngo zose se. Oh yes, nagari zose ina filime turi creative turi creative ariko ugasanga twebwe reka mwese nk'urugero hari umutipe ujya uvuga ngo top 10 countries ngo with beautiful girls in Africa agahita kuri iyo list. Hari icyo bisaba se? Ntacyo bisaba. Si ukujya hari agasoma research yareza akajya simple research. Bivuze ngo twebwe dufite aba content creators batari baba benshi ndetse no gukonvenka abantu bigashyiramo nuko none tugifite rwa rurimi ruri loko ikinyarwanda ntabwo kirenga. Ngiye ntabwo nemera ururimi rw'ikinyarwanda ari ururimi ruri loko none se ruri loko ariko ntabwo urakangubwiye ubu ngubu nzi ko utabura miliyoni 50 zivuga ikinyarwanda ariko ubu ni abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda population y'abanyarwanda ni miliyoni 14 yego ariko ntabwo wabura miliyoni 50 zumva ikinyarwanda. Urugero ngaho ndaguha ingero abarundi ntibatwumva neza yego za Masisi ntizitwumva neza yego imurenge ntibatwumva neza za nyine Goma ikira gice cyose ntibatwumva yego abanyarwanda bavuye mu gihugu abari za Uganda ahitwa mu banyankore bo wenda tureke kuvuga miliyoni 50 at least miliyoni 20 ziratwumva yego kandi twebwe ikindi nta nubwo turasavinga arega none se tuvuge channel ifite aba subscribers benshi mu Rwanda si sabe simbe mu Rwanda abaturage bari mu miliyoni 14 it means nta nubwo arasavinga ba muri Kigali turi bangahe muri Kigali turi miliyoni 2 zipanza zirenga batari imwe n'igice ndubwabyo abasubscribinzeho nta nubwo bangana bari muri Kigali. Yes. So bivuze ngo nta nubwo arasavinga kimwe cya bivuze ngo aba content creator mu Rwanda turacyafite akazi kenshi ko harimo n'ikibazo noneho cya mikoro kuko ibikoresho n'urugero hari igihe abantu bakenera gukora ama content usanga bakeneye ibikoresho nyine bihaye ugasanga izo kamera zirahenze urubyiruko ni gukirangiza wenda nta n'amafaranga ufite urabona aho kugura kamera gusa nanone ubu nari kubona na iPhone 13 na 15 yo iroroshye icyo kibanza nibyo ngiye kubwira nayo no muri iragura miliyoni na magana ukibaza none se n'ubundi creatinga gute content ni hano usanga hari nk'abantu nko muri Nigeria hari abantu tunzwe na TikTok na YouTube. Ngiye naganiriye n'uwitwa King Slay ati TikTok niyo yamujyanye mu zindi social media yaje hano mu Rwanda akora performance zirenge banza ebyiri bivuze iki twe start small nisu ntibibuka ukuntu watangiye yego then gake start small. No, I know your movement zero sub bro yeah then abantu bamaze gusubscribing 6,000 birenga yego ahubwo twebwe dushaka ikintu cyo kurashinga ngiye ndaje mu gitondo ngire sabu miliyoni no ntabwo ari byo. YouTube ni iki? YouTube ni consistency kandi ari ikintu abantu batamenya muri YouTube wenda n'urugero YouTube igira recommendation suggested videos nyine ukora ikindi kitwica mu content creator ni ugukora content itagira relatives itagira iyindi wayihengekera urugero niba muri title yanjye nkora content za showbiz urumva hari content za showbiz nyinshi ziri bu trending none nakanjye kagacamo kora muri ubwo buryo. Ikindi abanyarwanda nabonye bari sensitive ibishusho bibi ntibabireba ariko bakunda amatiku oya ntabwo abanyarwanda bakunda amatiku ahubwo niyo aba content creator bafite niyahari ntabwo abanyarwanda bakunda amatiku serious kuko mwanya mu rugero sinjya nyareba ko dukorera iganiro byiza ugasanga ntibyarebwe
ariko wareba byane ngo wenda ngo Bruce Melodie yatutse The Ben cyangwa se Fatakumavuta yibasiye The Ben ugasanga nibyo biri kureba. Ntabwo abanyarwanda bakunda nibyo bihari. Ibiganiro byigisha health mu Rwanda ni bingahe? Amasharo ni byinshi cyane. Oya atari biriya bya bindi ngo by'abonyabuga. Oya pana byo hari nk'abantu bafite ama content yo kwigisha uburyo warinda uruhu rwawe n'urugero. Bari abantu bararebwa. Hari abarebwa ariko bararebwa. Yego. Kuko urumva deja bo ni content iri unique bararebwa. Ahubwo natwe nungu urugero ikibazo dufite. Hari ibintu bita search engine optimization muri YouTube. Nukuvuga ngo hari abatipe barundi twaganiriye baba content creator. Bagiye muri YouTube barashaka bati akundi nirihe jambo rishakishwa mu Rwanda. Basanze akanyabuga bari ijambo seriye. Basanze ijambo akanyabuga bari ryo rishakishwa hano mu Rwanda n'abanyarwanda. Bivuze ngo abagabo bose mu Rwanda bafite ikibazo. Ntabwo ari abagabo gusa n'abagore baragashaka. Ye nirumva Leandre afite umugore ariko Leandre maybe nabyumva so umugore yagomba gushaka umutara ushakira he kuri YouTube. Ni nayo mpamvu ijambo akanyabuga rishaka hano mu Rwanda. Noneho mbi ikintu byagwaye n'agasobanuro. Nukuvuga ngo umutipe akora content from nowhere n'iki kiganiro. Wumva ntaho gihuriye n'agasobanuye n'akanyabugabo. Ariko hirya muri tayita kandikaho ngo akanyabugabo hashtag akanyabugabo agasobanura. Guys. Ibyo bintu kuko nyine niyo magambo ari gutrend hano dufite. Yego. Ikindi dufite hano kuri content. Turashimira reka dushimire na leta. Uzi ko kugura nayo ndi kubibona muri ICT muri la ministeri ya ICT na innovation. Kugura mu Rwanda internet ya Starlink ira ya Elon Musk. Biduhendukiye twebwe turi mu Rwanda kurusha umunyamerika harimo na shipping. Sure. Abanyarwanda ntabwo babyo. Aya ni amafaranga leta iba yarashoyemo menshi cyane. Warangiza ukaza nyine iyo internet kuyikoresha ibintu bibi. None ikindi tufite hano mu Rwanda aba content creator babimenye. Ndaza no gusobanura impamvu ngo batabona ads. Babikozeho research. Babishyize kuri leta. Which is not true. Ikindi niko benshi babizi. Ndaje ndababwira YouTube urabizi ngeragere ndaya understanding. Hari ikindi dufite hano mu Rwanda nk'amahirwe tugira. Muri East Africa yose. Ni twebwe twenyine tureba video isa neza. Abandi nta Uganda video bari urakora amashusho meza ariko baguhe karitembi. Uri kureba. Bivuze ngo ni ikibazo cya internet. Bivuze iki twebwe iyo urebye video uri hano uri mu Rwanda ugafungura kuri YouTube. Iyo video ubuyirebeye kuri server yo muri Amerika. Ibyo bintu kuba u Rwanda uri kuri server yo muri Amerika mu buryo bwa igare ko umunyamerika uri kuri video afite karite imwe ni nani. Yes. Wow. Ibyo bintu ntabwo bizi ibi ni ibintu leta ishoramo amafaranga. Ntabwo ndi umuvugizi wa leta nta n'urwego mpagarariye ariko njye narabikoreyeho research. Wow. Ikindi kubijyanye na ads. Kuri ads none. Ikibazo dufite mu Rwanda kuri ads. Uribuka mu Rwanda tugaruka inyuma muri 2019 wenda kumanura. Twagiraga ads. Wasangaga muri ads harimo iki? Hari zo za Kiku. Kiku niyo yabagiriho. Yego. Na Amazon ukuntu n'izi phone zisanzwe z'abashinwa ni company nyinshi z'abashinwa. Kubera ko impamvu company nyinshi z'abashinwa zo zazaga n'ubundi isoko ryayo rinini muri Afrika. Twige impamvu tutagira ads no guterera. Iyo YouTube igiye gupressinga ad mu bihugu igendera kuri local companies cyangwa se muri companies ziri mu gihugu zifite capacity yo kwamamaza online. Today Leandre n'ubungubu bumva ikibazo dufite. Niyo wajya kwa approachinga w'umuntu ngo buno tukwamamariza ntabwo barabyumva. Kandi ikiganiro kuri YouTube bari ikintu batamenya. Ikiganiro kizaguma nujya kwamamaza kuri radio barakinaho rimwe bakinaho bigenda. Nta rishive nyine urujye ari ngo abashoramari bacu ntibarumva neza kwamamaza online. Ariko ni nako bimeze.
nayo noneho wajyaho iyo ni factor ya mbere impamvu tutagira ads. Iya kabiri, ntabwo mu Rwanda turamenyera ibintu byo kugura online. Leandre niba afite agapira gaposting ngombe ngenda ahantu akorera nkoreho ngira uku nigere. Yes, ari ntabwo babyumva. Ngende Leandre nigere manuruku nyine kugira ngo urebe ngo ntabwo turagira umuco wo kugurira online. None siko YouTube yamamaza online kandi ukaba ushaka kujya kwigira wa mwenda urumva biri bugende bite? Ntabwo biri bukunde. Muri make wasangaga na ads dufite n'impuhwe bakabishyira kuri leta. No, leta ntabwo yakubuza ads. Urumva turacyafite urugendo. Urumva no kuna creative. None ikindi kibazo dufite muri ads. YouTube igira human review na AI na n'ibi bya artificial intelligence kareba. Mu macana akomeye hano mu Rwanda akomeye afite publicity ziki z'abantu bamwe bamaze kujijuka barumva mu video. Ibyo kuri YouTube ntabwo byemewe. Ese burya ntabwo byemewe buriya kara kazi uri gukora na ka YouTube yagakwiye kubikora. No kuvuga ngo YouTube se amafaranga YouTube ihemba yakura muri ads. None wowe approach inzira yandre ngewe na upload kuri amaye afite uruganda rukora matera n'urugero amaye publicité yenda ya uploadings. Tuvuganye ku mafaranga wenda tubare miliyoni 2 ku kwezi. Yo na amafaranga yakwiye kuba ajya muri YouTube agahemba ba content creators. None yariye wenyine. None ukumbwa ngo nongere nzane ads. For which purpose? Numva ishaka kora yabambwa ni YouTube nuva n'ibindi. Ikindi bad tugira YouTube ihembera ikitwa geographical locations. Nukuvuga ngo nshobora kugira views 5,000 kuri channel yanjye, nari yandi akagira views 5,000, ariko ngewe tukayanganya n'icyo bita average duration. Ese abantu bawe ni at least bari kureba minota ingahe? Tubare 5 twese. Kigano dufite views 5,000 kinjiza gifite amasaha 1,000. Warebwe n'abanyarwanda ndebwa n'abanyamerika gusa. Nzakurusha amafaranga kubera ko twebwe hari n'ikindi bita cost per mile na revenue per mile. Ukuvuga ngo na amafaranga yinjize kuri views 1,000. Ibyo babicalculatinga bate? Iyo ngiye humva ngiye nibwa ndebwa n'abanyamerika ndakurusha amafaranga. Kubera iki? Abanyamerika benshi ari n'abagura igitwa premium, YouTube premium. Yego. Kwa kundi ureba ugura abonnement kuri subscribe, ukora subscription kuri YouTube ukajya ureba video zawe zose hadaciyemo nta ad nimwe. Ibyo barabuka biguhenda. Twebwe mu Rwanda sinzi umuntu ufite YouTube premium abaho se ntawe ndabona. Ushaka iby'ubuntu. Nta muntu mu Rwanda nzi wagura YouTube premium. Biragoye. Nushaka kubigura nta byumva. Aha ko karunda kumva. Nushoboye kuba yayigura iyo premium ntabwo abyumva logic yo kuyigura. Aravuga ati reka nifatire biri free. Niyo mpamvu twe tutagira ads. Ugasanga twirwa tuvuga ngo leta ngura twimye yakwimazi. Umuntu ushaka ko Albert amufasha turaza kuza gushyiraho nimero ye kugira ngo uwagirire n'ikindi kibazo nyine kuko n'ubundi nibyabamo mu buzima bwa buri munsi ashaka kugufasha akakoreka uburyo iyo YouTube yashaka kumera neza ashaka kugushyira ku murongo. Reka twigarukirana. Ejo bundi batangaza ko Fatakumavuta hari akavido yakoze mbere ariko Jihad aravuga ati ngiyewe rwose sinzongera kwitaba RIB nimunampamagara sinzaza muzaza kunyifatira iwanjye njye n'umunyenga muri iyo modoka. So birangira n'ubundi bitewe n'amakosa yakoze RIB iramufata. So njye ndimo ndibaza niba twebwe turi mu myidagaduro turimo turidagadura tukarengera biraza kwangiza iki kuri showbiz yacu. Icyo ni kimwe biragenda bite. Hari group imwe y'abanyamakuru ndimo umwe yarabajije ubundi ngo ese nzajya muri ikiganiro cy'isaha mvuga ko Leandre ni umuhanzi yasohoye indirimbo uzakireba se cyangwa uzajya kureba indirimbo?
uzajya kureba indirimbo. Ni ngombwa se kugira ngo ndebe ikiganiro cyawe uvuga ko yakoze indirimbo cyangwa ndajya kureba indirimbo. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari n'ikintu tugomba gutandukanya. Ese public figure, ese ubuzima bwa public figure ni ubuhe? Ese ubundi mu public figure agira privacy? Yes. Kandi aryo kuko ubuzima bayemo buracuruza. None se ko ribiri kutubuza ko tuvuga kuri bwa buzima bwite bw'abantu. N'urugero yemenye ko wenda reka mfata urugero. Menye ko wenda Medi umugore yamukubitaga n'urugero. Ndaje ndabivuze. Mu by'ukuri si inkuru ku muntu. Ariko ku muntu uri hariya aravuga ko ngiye kumugira gute kwinjira mu buzima bwe. Kandi ngiye namaze kubimenya deja. So biragenda bite kandi nose biratuma tudakora content rero. None hari n'ikindi tuntu. Bantu ba star bacu mwumve. Inshuti zanyu ziduha amakuru ngo tuyavuge kugira ngo zitwereke ko muziranye. Sinzi niba urukumva ibyo nabyumvise. Tukaba twibere mu kabari akaguha amakuru ati zibira runaka. Ngiye kubivuga. Hari umuntu ejo wundi wari muri Canada, muri France. Amakuru y'umusitari hano wa mbere mu bakobwa k'inzu ye ngo bagiye kuyigurisha. Bayigurishije ngo bayimwatse ngo abantu ngo baryana ukuntu bikagenda amakuru yose. Ati ngiye ngo nkwereke. Ati singuyu ari kumbwira ngo inzu ye ngo bayitwaye ngo bafite depression ngo niyo mpamvu yagiye ngo iyi boro yahita itwika. Ndabona none se kuyimpaye bigenze ngo breaking anye. Ndabona none se breaking ngo mani ngo twe tuba tuvugana n'ibyamamare ngo sinkamwe. Urumva inshuti zanyu ziduha amakuru ngo tuyatangaze zerekane ko muri inshuti mubabitsa amabanga. Barangiza bakaza bati washyize ubuzima bwanjye hanze kandi ugasanga ngiye kuri nturahura nta nubwo tuziranye. Ahubwo umushuti wawe nguyu wa hafi kubera kuri icyamamare atanze amakuru yose. None se biragenda bite? Urumva deja nk'ubu ngubu niba umuntu ashobora kujya hariya agakora ibyaha bikitwa icyaha, sibyo? N'urugero ribi igahita ivuga ati ntabwo mugomba kurengera. Kandi mu by'ukuri mu gihe ngiye nemera ko mu gihe ufite fact mu itangazamakuru akora fact cyane. Buriya watangaje inkuru ukaba ufite fact yayo nta ngaruka yakugiraho. Nko ku bitangazamakuru bifite aba chief editors, iyo nkuru iyo chief editor yizi nta kibazo. Twebwe rero turakora iki? Wa mugana ufite nk'iyo nkuru urayifite kandi ufite fact ariko muri bitangaza ntabwo buri buze kuza kwica akazi kacu cyane. Ariko nanone habamo na munyangire aho nari kwagera naho nk'ubu urugero Bruce Melodie ni ikirara. Bruce Melodie yabonye ko muri media turiya tuntu twa timu BBB tutari gukora anytime dushobora kumujyana no mu byaha. Aravuga ati reka mfata aba content creators ubundi bagiye bakora ama challenge. Isondire iriya si ruswa yo? Ntabwo ari ruswa. No? Biriya bintu nabibonye muri Nigeria barabikoraga. Biriya byo kugira aba content creators. Yego. Bruce Melodie yarakibye. Kari akantu niko. Kubera ko uribuka yakoze indirimbo na nuriya BNM muri Kenya. Muri wahoze muri South Soul. Nyuma indirimbo ashyiraho agatiza ntibayikorera challenge. Kubera ko aba content creator bacu ntago babyuka babyina gusa barishyura inzikizi. Ugomba kubishyura. Yes. Ukuvuga ngo banze gukora challenge. So ariko noneho hari ukuntu urabizi no muri creative industry birakora. Kuba nziranye na Leandre rwose services z'ubuntu ni nyinshi namuha nanjye ni nyinshi yampa nibiki. Umuntu rero mwagiye kuri table mugasangira mugafata agafoto kandi atarako mu birori kagurya mukifotoza biri ufite umwana amenyanye biteguwe. Ugapostinga agafoto akaguha like agateraho comment. Iyo bond ari kubaka mu content creators
izagorana n'abandi kuyibona. That's it. Jewe nayo mpamvu Bruce Melodie aha hantu sinumamya ubu ngubu ntabwo akeneye muri promotion y'umuziki, ntabwo akeneye media y'inyarugenge, ntabwo ayikeneye, ariko nanone ku rundi ruhande arayikeneye. Gute icyo cyo kibo none se kankubwire nibyo koko wenda aba ba content creators bakoze izo challenge n'ibiki byose, utekereza ko umuturage uri za Nyaruguru na hehe adakeneye kubona kuri televiziyo, adakeneye kumwumva mu biganiro, kuko uko byagenda kose mainstreaming uko byagenda kose ifite imbaraga, ariko nubwo social media ubu ngubu isigaye yarayirushije imbaraga, ariko nayo irakeneye. Mu Rwanda byarahindutse, ubundi harandi ibindi bitangazamakuru bikura amakuru ava muri mainstream ajya muri social media. None ubu social media mu Rwanda iwacu rero amakuru ava kuri social media ajya kuri mainstream. Nayo mpamvu uzasanga abanyamakuru benshi bakora mainstream bari kuzireka bakaza kuri YouTube. Yego. None se niba ukorera kuri televiziyo hano bakabata uploading ikiganiro cyangwa se ukora kuri radio, umuntu uri muri Amerika ntabwo ukenera azaguha akazi. Nayo mpamvu aba content creators nk'aba basesenguza benshi usanga bahembwa amafaranga menshi bafite n'abafana. Ararwara ati urarwaye mama kangwa urugero uburyo ikintu cya video gifite imbaraga. Twigeze guhostinga nyakwigendera Kizito Mihigo, aratubwira ngo hari igihe kubera abantu bakunda kureba video ze, hari igihe ajya ahura n'umuntu akamuhoberana n'ubwuzu umunyengamuntu baziranye, noneho akamubwira Kizito ati mbona nakuzi ngo kandi njya nkunda kukureba ma. Urumva imbaraga za video, amashusho. Ubwo rero nayo ibyo bigira iyo uhora ureba umuntu, aba basesenguzi bacu abagira ito abantu kuri YouTube bareba video zabo, urumva ufite telefone burya kugira ngo muraziranye. Ibi rero bitanga itandukanye. Ibi ntabwo umunyamakuru wa radio n'uwa televiziyo baratandukanye, baza kuri YouTube rero bagakorera amafaranga menshi, bakagira n'abantu babakunda byanyabyo, kabona urukundo wavuga ngo narwaye ukabona full support. Nayo mpamvu abantu bari kujya kuri YouTube. Nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu uri muri uruganda rw'imyidagaduro, tuvuge ko Fatakumavuta biriya byaharegwa n'ibiramuka bimuhamya byose, reka ne kumucira urubanza na Nyagasani ashaka no kumworohereza arasohoka, ntibyamukoma nk'uko ari mu kazi ke, cyangwa se kwishongora kwe ntibigiye kumukoma mu nkokora nk'umuntu nawe wari utangiye mu muyoboro wa YouTube hari ukuntu uribuka urubanza rwa Moses twarujyagamo twahirwa motion. Yego. Yatanze ingingo nari ndwicayemo urubanza, yaravuze ngo ngewe yego rwose munsanzemo urumogi, ndabyemera, ariko sinarumwereye i Nyarugenge, narukwereye mu Butaliyani barwemera. Tugaruke kuri Fatakumavuta. Bwana Fatakumavuta uzanye iyo ngingo warumwereye, urubanza tugiye kuzajya turujyamo. Gusa ikindi kintu ngewe naje kumenya nuko hano kuri iyi mihanda ndetse na hano mu Rwanda hari abantu benshi banywa urumogi. Benshi banywa urumogi ku buryo bagiye gupima abantu, hari benshi babigenderamo. Hariya normal range ni 0 n'ibice binga kugera kuri 20, 0 n'ibice 5 kugera 0 n'ibice 4 kugera kuri 20. Niyo normal range ngibwira ngo no ngo bamusanzemo 250 nakangera. Ese kaba ari urumogi rugenda ubwo yavutse ari akubura ribu nta kuntu yashyiramo inyoroshyo ukavuga ati n'ubundi n'urumogi rwigenderana surundi rwango. Njyewe nabwiye umuntu ndabona rero hari icyo bita kuguha mutanda ukongera nkorota. Nibyo baduha bwisanzure turavuga, ariko nanone hari aho bigera ukamenyera. Ubwo yamenye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ubwo nyine abereka ko nyine
yabasuzuguye muzaze mumfate bari ntabwo ngende ry'umunyenga mu modoka yanyu. So sometimes tuvuga ibintu turi kuri kamera unatekereze impact uri bugire. Fata ku mavuta ufite abana, ufite umuryango na reputation. Ikindi cya kabiri buriya mw'abantu ari nacyo ngiye kubwira abantu, mw'abantu mujye mugira inshuti nziza zibagira inama kuko niba uri inshuti yafata ku mavuta njyara aba content creator ntabwo ari ukwikira. Njya ngira inama ari n'uwagize gukora ikiganiro ndabona bro ikiganiro ntigisohoka udakwiye iyo minota 10. Ati ntabwo uri inshuti yanjye, ntabwo ndi bukwemere ko iki kiganiro ukoze kiri busohoke udakuyemo iyi minota 10. Nukuvuga yagikuye erega utakwambuye aragukerereza. Niyo bakubwira ngo itabaribu buri munsi batagufunze uzi wakora akazi. Fata ku mavuta uzi ko ufite umuryango, uzi ko ufite abana ugomba kurera, uzi ko hari ukundi kuntu ugomba kwita ku muryango wawe, ufite n'akazi none kariyeri yawe igiye kwangirika kubera iki? Kuko nk'ubu ngubu nka biragoye nko mu isi wa radar ubundi ndishuwa bari gushaka umukozi. Nabonye aka video bari kuvuga bati mu by'ukuri ni byiza ko wabavuze nako wabavuganiye. Atese ubundi bo bizagenda bite? Bruce Melodie atereka dasi umukozi wacu. Oya watipe n'abahanga aho ngaho simemera mba nkubwire. Hari ukuntu nkanjye urugero bimbayeho yamvuganiye abanyamakuru bakanunga mikrofone ngo umuntu yakuvuganiraga none yafunze kumwihakana automatically tukazahurira muri financial capacity. None batara kumutaya mu nama byehorera. Nukuvuga ngo ngewe kunabigenza nakwihakana openly nkagwihakana rwose ubu muhemukiye. Ariko imanza nashaka nkazakavaringa urubanza rwawe guhera ku mwavoka kugera he kugera ngeze no muri gereza nkazajya nkwishyura. Ariko mwe murakina abatipe bro ntugakine na 155 Gael man afate ngewe Bruce Melodie noneho kugira ngo wumve uburyo noneho Ribu yamaze kubyinjiramo murangira ati twamaze no kumenya ko hari abahanzi bishyura abantu kugira ngo bajye gusebya abandi. Ati nabyo turi kubikurikirana. Bivuze ngo bya bintu bivugwa ko n'ubundi bikorwa mu bwihisho bihari. Bivuze ngo hari abahanzi bishyura kugira ngo bajye gusebya abandi. Ibyo se ntituza abanyamakuru bashinzwe kwiba indirimbo bakazijyanira yandi marebo. Oya wikwijijisha. Ariko iyi mihanda oya wikwijijisha. Ndabizi kuko no mu studio njya mu sasa nuzize ko bibaho nuko duhaye mikrofone kamera aba upcoming artist ba man ishobora byose ibintu bakubwira uburyo bibwa indirimbo man kwangwa. Rero kamubwira iyo ufite reputation nziza muri media urebwa cyane, niyo mpamvu n'abahanzi bacu bagura views. Ubu ngubu tugendera kuri numbers. Sometimes ziri fake. Ziri fake ariko ziramukorera. Kuko ugiye gukora yagiye kwaka collab cyangwa se agiye gukora n'ikigo runaka werekana platform. Ufite followers bangahe ngapa indirimbo zawe zigira views range kuko ingana iki ntazakubwira ngo jya muri YouTube studio ngo turebe dashboard. Aza nakubwira ngo ririmba ndebe. Nukuvuga ngo bagendera kuri numbers iyo ugiye gusinya izi endorsement y'ama contrat yabo. Niyo mpamvu rero kugura views muzigure, ahubwo no wenda ukiraho kugura views aricyo byangiza kuri algorithm ya YouTube. Baba byinshi cyane. Kubera ko YouTube igira iyibona nka The Ben yaguze view comment. Biri serious? Kanze nkwereka. Dukunda fact nyereka. Kanze nkwereka ukuntu The Ben yaguze. None se agura views yaguze comment. Nako comment. Ego. Biri serious? Ariko se akashize ndaje nkwereka uburyo aba batipe bamenye isoko. Ariko natwe uyigure comment ntiyagura views. Umva se wagura comment ugasiga views. Kanze ndeba akantu gusobanura uburyo yaguze views.
kwanza kamisobanura ubona ukuntu bazajya abantu bacekinga comment za views comment baguze naje ngagereho hari ukuntu ukora uzasanga muri nk'indirimbo ya video nk'iri ya print ya The Ben ugasanga harimo ngo my wicked landlord ngo yaje sujye bibona igumana uko bitekerejeho ugasanga bari kwama muri comment bari kwamamazamo ibintu bya Bitcoin biriya bya cryptocurrency muri comment ukasanga bari kwamamazamo ibintu ngo my wicked landlord ngo yambwiye ngo niwe muntu ucuruza neza ngo umuryango wanjye ngo utegetswe gukunda iyi ndirimbo ngo cyangwa abana banjye utegetswe gukunda iyi ndirimbo ngo cyangwa bakazasohoka mu nzu. Izo comment ziraho ziri kuri YouTube. Comment no views ugasanga indirimbo comment ni iz'abantu bo muri za Kazakhstan, ni iz'abantu bo muri bwa buhugu muri Indonesia. None se hari n'ukuntu batracking abantu baraje baratukana ndabizi baranuka ngo bafana barabona ko ikiganiro nanga fact baranuka ndabizi. Hari ukuntu twagarutse tuvuga ikintu cyitwa search engine optimization. Umbwiye gute ko indirimbo igize views miliyoni mu munsi ndi kujya kuri YouTube ntibayirinde commenting? Recommendation ntayo kugira ngo mbone indirimbo yawe ari ukubanza kwandikamo print iyo foto ariko akaba ari bwo nyibona. Igihugu cy'u Rwanda ni gitoya ku buryo search engine optimization yacu karakajambo dushaka gahita koroha rwose gahita koroha. None umbwiye gute niba muri miliyoni uyigize ute utari recommended na Melodie ubona kuri YouTube video zawe uburyo bagenda bazisuggestinga ku bindi biganiro muri YouTube studio ujye ubibona. None se wambwa gute kugize miliyoni nta handi bari kukusuggesting? Question mark. None se Melodie nawe yaguze views? Yego. Wabihagararaho? Nabihagararaho. Oh yes. Yaziguze mu Gatenga. Gatenga se bagurisha views? Ntabwo bagura views ako gusa nibwo yaguze views ntabwo zirenze nk'ibihumbi 100. Erega you have umuhanzi bahanzi bacu you have to impress people, you have to impress your fans. Ugomba kubimpressinga. None se ubwo kandi hari ikintu cyinshi abahanzi bacu batagira batamenya. None se turebe iyo foto na extra pressure. Indirimbo nziza ni kurema amarangamutima n'ibimenyane. Extra pressure ni nziza kurusha nishyiramo za birutana za biruta. Extra ngiye kuri ngewe ku ndirimbo iri kuri nyine kuri Cariban yo gufata. Yego ni extra pressure ihuza iyo foto. Ufite views zingaye uzi views yari ifite yacha ariko irazamutse kubera iki ba recommended. Indirimbo nziza bro. Yego video ya print ni nziza ya iyo foto ni nziza mbo. N'ubu urugero n'abahanzi bacega bafite n'ibibazo ngewe byinshi ari abantu bavuye gukora. Urabona The Ben yari afite bara abantu benshi bari muri video muri print. Naganiriye n'umwe wabazanye Kamaro ndamuvuga niwe bamutumye. Yego ati mani muze yamagaye Njuga bwa mbere ati Njuga dushaka abantu 300 bajya muri video. Njuga ramaza hari mangaye se we mani nugufasha umusaza. Kamara birukankamo ati ugomba muze dufasha umusaza The Ben. Yego kuri video araduhangaye se nugufasha umusaza mani muze mwambaye umweru gusa barazi. Sinyi kintu yabahenze. Inzoga bro nako shoka inzoga serious. Inzoga yitwa Fimbo ya indi yamamaza ariko nawe numva logique. Nta nubwo nabategeye nawe numva logique. Buriya iyo wakozeshe video
abantu benshi ntabwo harya nta video urajyamo hariyo nagiyemo kera ziriya filime ukina iyo episode yasohotse siniwe wihutira kureba ukareba ukuntu umeze ngo rero na biriya nayo is the secret of promotion ni ibanga rero ryo kwamamaza urumva indirimbo yarasohotse bafata bantu 300 njuge duze kamaro yarabaze ugomba kuyireba ni hamwe ugomba kuyireba iyo ndirimbo kuko uyirimo acting yawe uyirimo it's a must ahubwo ngiye filime yari gisohoka nkagira ngo ntabwo nayikinyimo ngo nkajya kurira nkaho ndi mushya ariko ikiganiro ntabwo nakireba ahubwo ikiganiro nakoze ahandi urakireba ndakireba na comment nkazisoma ni ukuvuga ngo rero na The Ben yarabikoresheje ariko icyambabaje kubahemba inzoga nakoze ikiganiro cyabo babinyibwirira ariko none se narubwo nabategeye byibura kubategera byo sinigeze mbibaza nabona narabaje ati ko mwazanye abantu 300 muri video nkabahembye batsatse cyangwa cyabo bakaza kuri hoteli mwabahembye iki ngo bro ngo wabyore none ikindi hari ikintu ntacyo babahembye inzoga none ikindi cyabababaje kumbe abantu bacu abahanzi bacu hari ikintu bita credit ni kwa kundi tuzahora turwana nacyo ntabwo nzi impamvu abanyarwanda mudatanga credit harya nawe nigeze kukubwira nabi kuri Instagram ngo kutamaye credit wagenda yitanga ariko hari igihe nibagire ndabizi ariko ukuvuga ngo hari igihe ntabwo nzi impamvu abanyarwanda bafite kwikunda cyane ku buryo bashaka kwanga ko umuntu aba recommended n'urugero niba mu my credit ko nakugona gukorera ikintu egare ko n'urugero undi muntu w'umunyamahanga cyangwa se wo mu gihugu najya kureba cya kintu cyawe reka mwegeze nk'urugero nka BGC kubera ko ari gukora ama highlight ya Bruce Melodie bivuze ngo umuntu wese uzakina ko akora highlight nziza azajya ahandi areba ati highlight ya Bruce Melodie yameze gutya ajye kuri BGC amwaproaching umuti mudatanga credit noneho icyabaje na Kamaro n'abandi bose bazigiyemo nta credit wenda bose abantu 300 ntabwo baha credit ntabwo credit ariko umuntu wakoze iyo mobilization yo kubazana location design location haba set designers location manager makeup artist akabamo abakoze abambitse abantu ibyo byose they should be credited sure bagomba kugira credit ibyo bintu byababaje niba mpamagara ushaka service igare kutayikorera turi muri creative industry credit ni ikintu cya mbere the credit ni portfolio abantu bajya babivuga credit ni iki ni credit iyo uvuze ngo nk'ubu urugero aho bati Riyande dukeneye umunyamakuru uzana ibiganiro byawe si ibyo utanga se nibyo wakoresheje interview nibyo niba utagaragara umukameraman atanga iki atanga imbaraga n'umwanya we n'ubwenge nko batama credit ni ikibazo njye nabibona muri Nigeria man n'uwagize icyadanje ni ikintu cyadanje aba bantu babahanzi bacu mureke kwibaze usanga umunyarwanda yishutinze ari kamera nyine yikameye ari editinga yikorera ari curangira ibintu byose ugasanga nta kintu kiriho hari abantu benshi ibyo bintu biro bibabaza abahanzi bacu niyo mpamvu ubona harimo amashaza ugasanga umuntu man waramufashije uragoboka hari umuhanzi ntari buvuga izina yarampamagaye arambwira ati bro inkuru yawe mfite shuti kandi nyine kumfasha hasi ndagufasha gute turabizi by'abahanzi nawe uri manager urabizi nyine imodoka kandi nyine kujyana abandi ngewe imodoka ariko singukire muri essence nta kibazo man umutipe tugeze kuri set biba ngombwa ko amafaranga mubana make we nikoramo sponsoring cyane ko ukunda tara namuhaye sa 50 ukunda tara urumva I know agiye nyine kwa kurukuntu ahora n'umuntu twarahuye nsuza nk'utanzi yes izina ry'Imana Imana nsuza nk'utanzi bro ibyo birasa nanjye arabona aya makontra muri showbiz baranyambura b'ibyamamare tujya duhura bakankwepa gusa
kuri cyamamare ugenda wububa kubera nimukabona abantu baza hano kuri kamera bakavuga ibintu bamwe bafite ibikomere hahandi umuntu mubwira ati ndagukeneye ati ntari wamamagara ubu ngubu gutya n'urugero dukoreye publicité Kamaro twerekanye ko nyine yashatse abantu ibyo bintu nabizi ibintu mani Leandre reba Kigali uburyo igoye buri wese aba hasuringa mbwira uwagutuma abantu 300 wabakura akageze wabakura ariko wabakura Kamaro kumobiriza abantu 300 wabakura he kuri kunjuga at least reka dufate ko wenda babandi baje muri video wenda atari wahemeda ni benshi ariko se Kamaro we kwa muhamagara akava mu bye akaza kugufasha ati ni 300 wabagutuma wabaza ntabona bakura he Kamaro anarenze ararenze bro abantu 300 kandi bagutunguye baba jene kandi no biyambitse inyarugenge ubu hasori ushaka ibice iriya nigira arenze bro azaba abantu abantu no bataboneka no mu nama y'umudugudu gitifu namagaze namureba aba bantu kandi abizi ibintu by'abastari mu Rwanda ntibigikora oya i Kigali mu Rwanda kandi kuvuga mu Rwanda hose muri Kigali ntago bigikora kera abakobwa nabonaga barira yagiye abaye ibyihebe nabonaga barira ngo uyungu mana we nigeze kuba ndi ku isoko rya Nyarugenge hano hirya mbona Bruce Melodie aratambutse mbona abanyarwanda hano bashaka kumureba bakirebera hari musuza umusitari ngo ibiki ntani ni kuvuga ngo habaye iki ntabwo niba ari kuba bize ariko nawe urabibona yego hari ahantu nageze ngiye urabize umuntu akwikiza byari mageze garuga mbere mageze cyangwa boss waba amoye ngo ndende araza arantuza n'ikinsa man nakunzu nyine akeye yampaye niba uzi umuntu okay ntabwo mvuze ngo musarire ariko at least nyine inyarugenge uzi ko umuntu ashobora kuba kuzi agakubona ari ku muhanda izuba ryakishe ibyo bibaho ku basoni wacu ni ukuvuga ngo ati manda uswe yabuze n'aya moto arimo aracirikanwa kuvuga ngo inyarugenge wese ni umusitari ku giti cye ibyo bintu ntibigikora we ntabwo by'ubusitari mwe abantu rero abahanzi bacu mwigire mu ntara sha mu ntara barabakunda sha ese babonye muri kera tukijya zaguma arwahaye Bruce Melodie umufuka w'ibirayi twari turi Musanze Musanze muhaye umufuka w'ibirayi ubundi rurandi rw'urukundo bro arabati ngiye n'amafaranga mfite ndi bugure yego sha ariko uyu mufuka wutware nyine ugenda unagaburira abana usumva atari urukundo inyarugenge Nyarugenge muri je Kigali ikuri kugenda ihinduka ubundi yaravuze ko Kigali kwimuka Kigali igeze South Africa hano bataye imitwe bo kuri iyo point ya showbiz in general abahanzi bacu mujye mutanga credit ikindi mumenye ko igihugu industry iri kwaguka cyane izi technique Bruce Melodie yazanye namwe muzikoresha bro njye nakunze uburyo yakoze labora na social media influencers njye buriya umuhanzi nakora neza nzaza mbivuge nanakora nabi nzaza mwa nti ahanga wambeshye n'abahanzi bacu kandi aho ngaho kuri urugero njye nikuriye short survey gato mbaza abantu bo mu ntara nyamamagara abanyamakuru muri mu ntara ati se mu ndirimbo ya The Band hari umuntu wo mu cyaro wafashemo akarongo kamwe basi Bruce Melodie batwara iyo foto ako akarongo mu ndirimbo ya The Band friend hari akantu abantu bo mu cyaro bafashe rero nakubeshye wowe waragafashe cyane ko ni n'umusore ufata indirimbo kandi ubibamo ariko kandi waragiye no ku ishuri iya Melodie batwara iyo foto bamugana ndakaza batwara iyo foto abahanzi bacu tura tuboro batwita n'utuntu turi kaci kubera ko ngimba muri studio cyane hari igihe ugwa ku kajambo kagahita kaba main usanga kitiriwe n'indirimbo kuko urumva deja yitwaga ifoto batwara iyo foto nyine batwara iyo The Band nanjye hari umuntu wambwiye nari ndi mu kiganiro ubundi napiboneka
ati ndirimbira arantungura ndirimbira indirimbo ya Print ya Debeda. Hari abantu bayizi, hari abantu bazi gufata ubwonko bwahise bwitandukanya nanjye. Yego, reka duse nk'abagana ku musozo, ariko no tuvuge wenda kuri iki kintu. Uyu munsi inzego zishinzwe, reka byite RIB, abantu twese tuzi ko ari RIB igenza ibyaha. Uyu munsi noneho bamaze kwinjira cyane muri entertainment yacu, ku buryo bati ebana ahari ikosa hose tubakanike kugira ngo birinde ayo makosa. Nibaza uyu munsi social media ntimaze kuganza imbaraga, reka nite inzego za politiki, reka inzego za politiki, reka mvuge ngo ubuyobozi. Kubera iki? Kubera ko ese bizashoboka ko maintaininga ba bantu bari kuri izo mbuga nkoranyambaga. Dufite internet, umwana nawe ari mu rugo yifatira video atuka umuntu. Sinzi hari video nigeze kubona bari gutuka ninde mana ari kumutuka ibitutsi byo ku muhanda, reka mvuge muri baraza gushaka ku maintaininga ko ashaka ari muri Amerika, ari muri Uganda, ari mu Burundi, ari hehe, ariko akaba yatuka. Bibi bizabasha ko ya maintaininga izo cyberbullying zibera ku mbuga nkoranyambaga. Nta muntu uri hejuru y'igihugu. Nta muntu uri hejuru ya system y'igihugu yirundi se. Kubera ko icyo twabwira hari ibintu byabayeho, abanyamakuru bacu cyangwa se aba social media influencer bakigira muri showbiz. Babitwa bavugaga iki? Showbiz ntigira appropriate terms, nyine imvugo akenshi iboneye muri showbiz ngo ntibaho, nibyo bajyagamo bitwaza. Ugasanga muri kugendera muri iyo perception yo kuvuga ngo showbiz ntigira imvugo iboneye, nibwo hari gukorerwamo ibyaha. Banze politike bati politike iragoye, ushobora gufungwa, ukabati tujye muri showbiz. Showbiz ni iki? Ntigira imvugo iboneye. Ikindi ari n'abantu baza muri showbiz rega bata nkawe ntushaka kwamamara, nkawe ntushaka kwamamara, ariko hari abandi ari umuntu ushaka agafoto na Melodie. Yewe kugira ngo abone agafoto na Melodie rero azabinkoma amashyi. Biba ngombwa niba nabona umuntu uhanganye na Melodie mu buryo bw'imiziki, mu buryo bw'ibikorwa, mu buryo bw'iki, ashaka uburyo amutuka cyangwa se amuvuga nabi, ariko apushinga ibikorwa bya Melodie. Akashize ndaje nkwereka uburyo aba batipe bamenye isoko. Ariko natwe uyigure comment ntiyagura views. Umva se wagura comment ugasiga views. Kanze ndeba akantu munzi gusobanura uburyo yaguze views. Kwanza kamisobanura ubona ukuntu bazajya abantu bacekinga comment za views, comment baguze. Naje ngagereho hari ukuntu ukora uzasanga muri mwindirimbo ya video nkiri ya Print ya Debeda, ugasanga harimo ngo my wicked landlord ngo sujye bibona igoma riziko bitekerejeho. Ugasanga bari kwama muri comment, bari kwamamazamo ibintu bya Bitcoin, biriya bya cryptocurrency muri comment. Ukasanga bari kwamamazamo ibintu ngo my wicked landlord ngo yambwiye ngo niwe muntu ucuruza neza, ngo umuryango wanjye ngo utegetswe gukunda iyi ndirimbo, ngo cyangwa abana banjye utegetswe gukunda iyi ndirimbo, ngo cyangwa bakazasohoka mu nzu. Izo comment ziraho ziri kuri YouTube. Comment no views, ugasanga indirimbo comment ni iz'abantu bo muri za Kazakhstan, ni iz'abantu bo muri bwa buhugu muri Indonesia. None se hari n'ukuntu batracking abantu baraje baratukana ndabizi, baranuka ngo bafana barabona ko ikiganiro nanga fact baranuka ndabizi. Hari ukuntu twagarutse tuvuga ikintu cyitwa search engine optimization. Umbwiye gute ko indirimbo igize views miliyoni mu munsi ndi kujya kuri YouTube ntibayirinde commending? Recommendation ntayo.
kugira ngo mbone indirimbo yawe ari ukubanza kwandikamo print iyo foto ariko akaba ari bwo nyibona. Igihugu cy'u Rwanda ni gitoya ku buryo search engine optimization yacu kari akajambo dushaka gahita koroha rwose, gahita koroha. None umbwiye gute niba muri miliyoni uyigize ute? utari recommended. Ujya ubona kuri YouTube video zawe uburyo bagenda bazisuggestinga ku bindi biganiro muri YouTube studio ujya ubibona. None se wambwa gute kugize miliyoni nta handi bari kukusuggestinga? Question mark. None se Melodie nawe yaguze views? Yego. Wabihagararaho? Nabihagararaho. Oh yes. Yaziguze mu Gatenga. Gatenga se bagurisha views? Ntabwo bagura views, ako gusa nibwo yaguze views ntabwo zirenze nk'ibihumbi 100. Erega you have umuhanzi. Bahanzi bacu. You have to impress people, you have to impress your fans. Yego. Gomba kubimpressinga. None se ubwo kandi hari ikintu cyinshi abahanzi bacu batagira batamenya. None se turebe iyo foto na extra pressure. Indirimbo nziza ni kurema amarangamutima n'ibimenyane. Extra pressure ni nziza kurusha nishyiramo za birutana za biruta. Extra ngiye kuri ngewe ku ndirimbo iri kuri nyine kuri kariban yo gufata. Yego, ni extra pressure ihuta ntuza iyo foto. Ifite views zingaye, uzi views yari ifite ya cyane ariko birazamutse kubera iki ba recommended. Indirimbo nziza bro. Video ya print ni nziza, ya iyo foto ni nziza bo. N'ubu urugero n'abahanzi bacishega bafite n'ibibazo ngewe byinshi. Ari abantu bavuye gukora, urabona The Ben yari afite bara abantu benshi bari muri video muri print. Naganiriye n'umwe wabazanye Kamaro ndamuvuga, niwe bamutumye. Yego. Ati mani muze yamagaye Njuga bwa mbere. Ati Njuga dushaka abantu 300 bajya muri video. Njuga ramaza hari mangaye se we mani nugufasha umusaza. Kamara birukanka ati ugomba muze dufashe umusaza The Ben. Yego. Kuri video araduhangaye se nugufasha umusaza mani muze mwambaye umweru gusa. Barazi sini kintu yabahenze. Inzoga bro. Ntabwo shoboka. Inzoga. Bise yes. Inzoga yitwa Fimbo ya indi yamamaza. Ariko nawe numva logique. Nta nubwo nabategeye. Nawe numva logique. Buriya iyo wakozeshe video abantu benshi. Uzare ntabwo harya na video urajyamo. Hariyo nagiyemo kera. Zira film ukina. Yego. Iyo episode yasohotse sine wihutira kureba. Kureba ukuntu umeze. Wango rero nabiriya nayo is the secret of promotion. Nibanga rero ryo kwamamaza. Urumva indirimbo yarasohotse bafata ba bantu 300 njuge nuze Kamaro yarabaza. Ugomba kuyireba. Uko bigenda kose. Ni hamwe ugomba kuyireba iyo ndirimbo kukuyireba. Acting yawe. Uyirimo it's a must. Ahubwo ngiye film yari gisohoka ntagira ngo ntabwo nayikinyimo ngo ntajya kurira nkaho ndi mushya. Yes. Ariko ikiganiro ugikireba. Ntabwo nakireba. Ahubwo ikiganiro nakoze ahandi. Urakireba. Ndakireba na comment nazisoma. No kuvuga ngo rona The Ben yarabikoresheje ariko icyambabaje. Kubahemba inzoga. Nakoze ikiganiro cyabo babinyibwirira. Ariko nose narubwe nabategeye byibura. Kubategera byo sinigeze mbibaza. Nabona narabaje ati ko mwazanye abantu 300 muri video. Nkabahembye. Batsapye cyangwa cyabo. Bakaza kuri hotel. Mwabahembye iki ngo bro ngo wabyore. None ikindi hari ikintu ntacyo babahembye inzoga. None ikindi cyabababaje. Kumbe abantu bacu abahanzi bacu hari ikintu bita credit. Credit ni kwa kundi tuzahora turwana nacyo. Ntabwo nzi impamvu abanyarwanda mudatanga credit. Harya nawe nigeze
nawe nigeze kukubwira nabi kuri Instagram ngo kutamaye credit wagenda yitanga ariko hari igihe nibagire ndabizi ariko ukuvuga ngo hari igihe nje ntabwo nzi impamvu abanyarwanda bafite kwikunda cyane ku buryo bashobora kwanga ko umuntu aba recommended n'urugero niba mu credit ko nakoreye ikintu egare ko n'urugero undi muntu w'umunyamahanga cyangwa se wo mu gihugu najya kureba cya kintu cyawe reka mwegeze nk'urugero nka BGC kubera ko ari gukora ama highlight ya Bruce Melodie bivuze ngo umuntu wese uzakina ko akora highlight nziza azajya ahandi areba ati highlight ya Bruce Melodie yameze gukora kuri BGC noneho icyabaje na Kamaro n'abandi bose bazigiyemo nta credit wenda bose abantu 300 ntabwo baha credit ariko umuntu wakoze iyo mobilization yo kubazana aba location design aba location haba ba set designers aba location manager makeup artist akabamo abakoze abambitsa abantu they should be credited. Sure. Bagomba kugira credit ibyo bintu byababaje Kamaro. Ariko niba mpamagara ushaka service igare kutayikorera. Turi muri creative industry, credit ni ikintu cya mbere. The credit ni portfolio. Abantu bajye babi credit ni iki? Ni credit iyo uvuze ngo nk'ubu urugero aho bati Leandre dukeneye umunyamakuru. Zana ibiganiro byawe si byo utanga se. Nibyo wakoresheje interview nibyo niba utagaragara umukameramana atanga iki atanga imbaraga n'umwanya we n'ubwenge ko batama credit ni ikibazo njye bibona muri Nigeria man n'uwagize icyandanje ni ikintu cya abantu babanzi bacu mureke kwikuba ubibaze usanga umunyarwanda yishutinze ari kamera nyine yikameye ari editinga yikorera ari curangira ibintu byose ugasanga nta kintu kiriho hari abantu benshi ibyo bintu biro bibabaza abahanzi bacu niyo mpamvu ubona harimo amashaza ugasanga umuntu mani waramufashije uragoka hari umuhanzi ntari buvuga izina cyarampamagaye arambwira ati bro inkuru yawe mfite shuti kandi nyine kumfasha hasi ndagufasha gute turabizi by'abahanzi nawe uri manager urabizi nyine imodoka kandi nyine kujyana ahantu rero ngewe imodoka ariko singushyire mu essence ati nta kibazo man umutipe tugeze kuri seti biba ngombwa ko amafaranga ubana make we yawe nikoramo sponsoring cyane ko ukunda tara namuhaye za 50 ukunda tara urumva I know agiye nyine kwa kuntu ahura n'umuntu twarahuye nzuza izina ry'Imana nzuza nk'utanzi bro ibyo birasaba nanjye arabona aya makontra muri showbiz baranyambura b'ibyamamare tujya duhura bakankwepa musako kuri cyamamare kugenda wububa kubera nimukabona abantu baza hano kuri kamera bakavuga ibintu bamwe bafite ibikomere hahandi umuntu mubwira ati ndagukeneye ati ntare wamamagara ubu gutya n'urugero dukore publicité Kamaro twereganye ko nyine yashatse abantu ibyo bintu arabizi ibyo bintu mani Leandre reba ikigaru buryo igoye buri wese aba hasuringa mbwira uwagutuma abantu 300 wabakura akageze wabakura ariko wabakura Kamaro kumobiriza abantu 300 wabakura he kuri kunjuga at least reka dufate ko wenda babandi baje muri video wenda atari wahembe da ni benshi ariko se Kamaro we kwa muhamagara akava mu bye akaza kugufasha ati ni 300 wabagutuma wabaza ntabona bakura he Kamaro anarenze ararenze bro abantu 300 kandi bagutunguye baba jene kandi no biyambitse Inyarugenge ubu hasi ushaka ibice iriya nigira rero bro azaba abantu abantu no bataboneka no mu nama y'umudugudu gitifu namagazi namureba aba bantu kandi abizi ibintu by'abastar mu Rwanda ntibigikora oya i Kigali kandi kuvuga mu Rwanda hose muri Kigali ntago gikora kera abakobwa nabonaga barira yagiye habaye ibyihebe nabonaga barira ngo uyungu mana we nigeze kuba ndi ku isoko rya Nyarugenge hano hirya
mbona Bruce Melodie aratambutse mbona abanyarwanda hano bashaka kumureba bakirebera ntari musuza umusitari ngo ibiki mani ni ukuvuga ngo habaye iki ntabwo nzima niba ari kuba bize ariko nawe urabibona yego hari ahantu nageze ngewe urabizi umuntu akukirira byari mpageze bwa mbere mpageze nsanga boss wabo amonye ngo ngo dore yanze araza aransuhuza bite ni sawa man nakunze nyine akeye yampaye niba uzi umuntu okay ntabwo mvuze ngo musarire ariko at least nyine inyarugenge uzi ko umuntu ashobora kuba kuzi akakubona ari ku muhanda izuba ryakishe ibyo bibaho ku basoni wacu ni ukuvuga ngo ati mwana uswe yabuze nayo moto arimo aracirikanwa ni ukuvuga ngo inyarugenge wese ni umusitari ku giti cye ibyo bintu ntibigikora we ntabwo by'ubusitari abantu rero abahanzi bacu mwigire mu ntara sha barabakunda barabakunda sha ese wabonye muri kera tukijya za guma wahaye Bruce Melodie umufuka w'ibirayi twari turi Musanze Musanze wahaye umufuka w'ibirayi ubundi ruriya ni urukundo bro arabati njye n'amafaranga mfite ndibuka yego sha ariko uyu mufuka utware nyine ugiye unagaburira abana ese urumva atari urukundo inyarugengera inyarugenge muri njye Kigali ikuri kugenda ihinduka ubundi nyiravuze ko Kigali kwimura Kigali igeze South Africa hano bataye imitwe bo kuri iyo point ya showbiz in general abahanzi bacu mujye mutanga credit ikindi mumenye ko igihugu industry iri kwaguka iri kwaguka cyane izi technique Bruce Melodie yazanye namwe muzikoresha Bruce Melodie bro njye nakunze uburyo yakoze labore na social media influencers njye buriya umuhanzi nakora neza nzaza mbivuge nanakora nabi nzaza mwa nti ahanga wambeye n'abahanzi bacu ko ndaho ngaho kuri rugero njye nikuriye ka short survey gato mbaza abantu bo mu ntara nyamamagara abanyamakuru muri mu ntara ati se mu ndirimbo ya The Band hari umuntu wo mu cyaro wafashemo akarongo kamwe basi Bruce Melodie batwara iyo foto ako akarongo mu ndirimbo ya The Band hari akantu abantu bo mu cyaro bafashe bari ntakubeshye wowe waragafashe nakubeshye nabyo nafashe cyane ko ni n'umusore ufata indirimbo kandi ubibamo ariko kandi waragiye no ku ishuri iya Melodie batwara iyo foto bamugane ndakaje batwara iyo foto abahanzi bacu turatuboro batwita n'utuntu turi kaci kubera ko ngimba muri studio cyane hari igihe ugwa ku kajambo kagahita kaba main usanga kitiriwe n'indirimbo kuko urumva deja yitwaga ifoto batwara iyo foto nyine batwara iyo The Band nanjye hari umuntu wambwiye nari ndi mu kiganiro ubundi napiboneka ati ndirimbira arantungura indirimbo ya Prince ya The Band hari abantu bayizi hari abantu bazi gufata ubwonko bwahise bwitandukanya nanjye yego reka duse nk'abagana ku musozo ariko no tuvuge wenda kuri iki kintu uyu munsi inzego zishinzwe reka byite RIB abantu twese tuzi ko ari RIB igenzi ibyaha uyu munsi noneho bamaze kwinjira cyane muri entertainment yacu ku buryo bwati ahari ikosa hose tubakanike kugira ngo birinde aya makosa nibaza uyu munsi social media ntimaze kuganza imbaraga reka nite inzego za politiki reka ariko inzego za politiki reka mvuge ngo ubuyobozi kubera iki kubera ko ese bizashoboka kuba maintaininga ba bantu bari kuri izo mbuga nkoranyambaga dufite internet umwana nawe ari mu rugo yifatira video atuka umuntu sinzi hari video nigeze kubona bari gutuka ninde mwana ari kumutuka ibitutsi byo ku muhanda reka bivuge gutyo baraza gushaka kumaintaininga ko ashaka ko ari muri Amerika ari muri Uganda ari mu Burundi ari hehe ariko akaba yatuka umuntu RIB bizabasha ko yamaintaininga izo cyberbullying zibera ku mbuga nkoranyambaga nta muntu uri hejuru y'igihugu uraza nta muntu uri hejuru ya system y'igihugu yirundi se kubera ko
icyo twabwira hari ibintu byabayeho abanyamakuru bacu cyangwa se aba social media influencer bakigira muri showbiz. Bitwa bavugaga iki? Showbiz ntigira appropriate terms, nyine imvugo akenshi iboneye muri showbiz ngo ntibaho, nibyo bajyagamo bitwaza. Ugasanga muri kugendera muri iyo perception yo kuvuga ngo showbiz ntigira imvugo iboneye, nibwo hari gukorerwamo ibyaha. Banze politike politike iragoye, ushobora gufungwa, ukabati tujye muri showbiz. Showbiz ntigira imvugo iboneye. Ikindi ari n'abantu baza muri showbiz rega bata nkawe ntushaka kwamamara, nkawe ntushaka kwamamara, ariko hari abandi ari umuntu ushaka agafoto na Melodie. Njyewe kugira ngo abone agafoto na Melodie rero azaba inkoma amashyi cyakora. Biba ngombwa niba nabona umuntu uhanganye na Melodie mu buryo bw'imiziki, mu buryo bw'ibikorwa, mu buryo bw'iki, ashaka uburyo amutuka cyangwa se amuvuga nabi, ariko apushinga ibikorwa bya Melodie.